urasigaye nyuma uri kwiba imireko. Kigali Power Link, amangazini y'icyerekezo hajyanye n'icyubahiro kibakwiye. Icyemezo n'aya matara atanga umucyo usesuye, ubwoko bwose n'amabara yose bitewe n'amahitamo yawe. Hari ayo mu ruganiriro, ayo mu byumba, mu gikoni no mu busitani. Icyasangiye ni ugusirimbura inyubako yawe. Kigali Power Link kandi gufitiye kamera z'umutekano, ukamenya ibibera iwawe niyo waba utari hafi aho. Ntibazagucishamo ijisho, kandi mu bwiherero hakubitiza siège iri noir na lavabo zisobanutse. Uguze byinshi kandi turagutwaza. Ihesha agaciro rero kandi ku giciro cyiza. Twimukiye mu gakiriro ka Gisozi mu nyubako Umukindo House. Telefone ni 0791240023. Inzozi nyinshi turi bwana zari gushakisha do, nibwira ko nzagura jeri none dore ubundi ho, ndacyatigita nihiringa ndebe ko zabimamo incacisha ifeza. Ariko shavoka yimbwe manuka ihiye koko. Ya mbega umuntu ugira amahirwe. Hapanze uyaho ushatse kuvuga iki? Nese ntabwo wumva ikintu nshatse kukubwira nyine. Utera abaza abari ku mavoka se. Ariko none ukuntu igicucu. Nje nshatse kukubwira yuko ugize amahirwe kuba nkubonye. Amahirwe ra. Njewe nyine mu gitondo nabonye akazi. Ndavuga ati nta kuntu natekereza nkahamagara wa mutipe w'inshuti yanjye nyine umwe w'ikibonki. Something way bad for this you. None ndatambitse tutaduhura. Urumva atari amahirwe ugize? Amahirwe akomeye cyane. Ahubwo ahita ukandangira ngiye kugakora vuba vuba. Nyine wumva ikibazo ukuntu kimeze sibyo? Ndagenda bize ko ikibazo cyawe ni kimwe. Ubusa akazi k'ubujura gakora. Ubujura ndagakora. Ndagerageza. Uragerageza buraba ari ubwa mbere ariko ndabikora kuko ndi ubukene mfite. Gaho nyumvira kandi ntabwo wajya mu bujura ufite ubukene sibyo? Ujya mu bujura ufite ubukene. Ndetse uko bagufashe hamfashe nyine no kujyana imbwa kwa kabuga cyangwa gaho nyumvira noneho maze imyaka 100 niba uhari wabimenya. Ngo najya kwibaruka afite. Twe tugiye kwiba mu babosi mu bakire turi ba machine sibyo? Ntago ari indagara tugiye kwiba. Ese guca mu idirishya bisaba amafaranga. Umva kandi noneho wumve ako haracyaho abantu kuko bagifite mu mutwe afunze. Ndio turaca mu idirishya. Ahantu tugiye kwiba ni mu bakire nta madirishya bayo sibyo? None se turajya kwiba ahantu wabonye inzu itagira amadirishya? None ubwo turaca muri parafo cyangwa mu gisenge. Ahantu tugiye kwiba urebye nabi wagenda cyangwa akaboko kakagenda kuko ahantu turaca turamutse duciye muri parafo haba icyo bita bimuzi uzi cyari cyo ngo bimuzi barazestara ku buryo ntago ubuzibona. Ahubwo twebwe turagenda tubanze ducuruse imfunguzo njyewe umugambi namaze kupanga kuva kera. Mwe njya nzumva ariko sinzi ukuntu zikoreshwa. Ahubwo se ni ariko se nese ushaka kumenya hahiye ko abantu tugiye kwiba sibyo? Ni kwa ministri w'ubutegetsi. Ariko sumva kushaka kugenda wanditse nkabanza nakubwira. Ese umbwira iki? Kareka yese shaka kwirasirwa kuri igicucu. Papa wazazira kuba yarapfuye nk'imbwa nawe upfe nk'imbwa. Nzemera ngisogi ariko ndakareka kujya kwibaho hano. Nifitiye ubwoba. Wakubona n'ukuntu ububyimbye umeze nk'intumwa. Njyewe aho niba idirishya hinjira ariko kwa ministri hari imbunda. Kwa ministri ubu se we ntabwo aba ministri? Gende wenyine ndetinyira nitinyira ubwoba. Okay umva nkubwire no gato sibyo? Weho ntabwo uri bwinjire. Wowe hindura tujya handi ariko aho ngaho ntabwo ari wowe uri bwinjire harinjira njyewe. We just pray. Aho mucungiye kuneka ndabizi. Sawa rero tugende no mu nyine tugende nyine. Sawa gusa nyine ndasigara hanze. Tugende nyine bikora unzanira imari. Ako reka ubugorye tugende. Ngwino tugende. Ako kumbe urasigaye nyuma uri kwiba imireko. Igisambo. Uri igisambo. Ako nakujyanye muri VIP. Mbonye uteruye bage nanjye mitanera umure. Akosha ngenda ndagahura njyewe nazo. Urumva wari kuza wenyine ntacyo nta nari kuza ntacyo nzanye nari kuza nkushoreye se. Ariko ziko mbibonye kuko shaka utiga se ikintu umwuka byaramo.
iyi ni imari. Okay, ngaho nacyo. Yumve ni bronze. Cahangaha nanjye ncahangaha. Uracukwawe nanjye ncukwanjye gute. Buri wese nibyo yibye Wese nyine. ubu bafatiye hano imbere navuga ko Akashabya ngibyo akarakari kabara. Nakibazo ariko tujya mwese ko nanjye ko nayiha. Nyine wowe genda ugurisha ibyo ngibyo. Oya. Genda ugurisha ibyo ngibyo. Ndabizi iyi bori irushije agaciro ibintu biri aho ngaho. Aho ngaho ugendereye ugende. Akose wande kwenjewe. Ndekura njewe. Oya reka tujyane. Njana nawe hese nyine genda ujya kugurisha ibyawe nanjye ngurisha ibyawe. Urabona we wakiba imireko ngiye nkibaza amashini iki nkagabana nawe wowe. None se giye bwana kwereka ariyo mari nabonye. Ngo niyo wabonye. Ngo wari gutara. Ntago wari gutaruka nanjye ngo mburi mari mpakura. Nese kubyimbye nk'intumbi. Iyo utorira amaduka. Ariko ingi niyo narengeje igipangu nyine niyo nashoboye. Basi modoka se nari kwitarukana. Ubundi abakobwa bakunda kuvuga ngo maze wawu. Oya mbabare. Yakareka ntago wagenda we. You be mumu. You think say they wise? Akose ubu ni ibiki ko kubundura. Ariko ntukijijishe. Nese sinkijijije iki ubundi ngewe. Ubu nta kintu uzi. Ugize neza. Se nkurebamo ibiki. Umunyamabi gusa. Nese nakubaye amafaranga wowe. Amafaranga yanjye. Ntago uri buncike. Nese cyo gitumye mfata gutya ko. Use wancika cyangwa bite nkwereka. Akore ishati ngewe. Nacyo twaguranye ariko amafaranga yanjye mana. Akose wande ku ubundi. Numvugishe byinshi. Amafaranga yanjye. None se ko wangu. Bite nkwereka se. Kuwangurira muko utamenyera nge. Oya ngewe areka nkubwize ukuri. Nakoze ko zingana mana. Oya tonde gato. Oya nta. Oya ndekubye. Nta kintu wavuga. Oya baretse nkwereke. Nta kibazo. Pereza amafaranga yanjye mana. Baretse nkwereke nge aho mbere ibamba ngewe. Okay none tuvuga ngubundi ngo nagutwaye. Pereza amafaranga yanjye wanyibye. Akose ubu amafaranga 500 kuko n'umuntu ngana gutyo koko. Niyo yaba ari ijana se nago umuntu aba yarivunikiye mana. None se kuba 500. No, pereza amafaranga yanjye. 500. Yampereze. Bara amafaranga. Amafaranga wanyu mufite ko muri abakire. Noneho barakora kugira ngo uze kwiba. Ariko wari uyamaye kugira ngo nge kunywa kandi. Oya wimbeshyira mereza amafaranga yanjye. Mereza tudaserera man. Basi reka mpamagare bayame nacyo. Uyampereze nyine. Ugize ngwi. Allo. Umva senyoreza amafaranga mwana kuri nimero yanjye nishyura no mutinde nyakujya. Nta kibazo. Araje yame ndaje nyagufi. Oya nago wancika nyine ahita ntwara no telefone. Dore wanjye ni hariya. Ubwo umunsi nyine wayabonye usaza nayo gwete. None se ngiye wagize ngo ngiye wancika. None se ngiye wancika. None se amafaranga 500 ku telefone y'ibihumbi 100. Yazana nyine nyaguhereza. Gereze telefone. Kare kashanda guhino gatuje. Kare akira fata no gatuje. Byafimba nago mbimenyereye man. Oya nago nayifata. Nasanje nta kindi ubwo ni. Ngwiki. Oya nago nayiguha man, nago nayiguha nanjye mwana nagiye kwikosa. Wandebye umukobwa wapfa kuza uko wiboneye. Nacyo ngo akira basi kino gikapu. Reka uzibaga. Never show you. Ahubwo nakongera. Nacyo ngo ndaje ndayaguha nta bibazo umereze. Nta kibazo ndayiguha ntari bimana. There is God. Nese urambaza iki wowe? Uramba no kwiruka shanje wakoze. Nese nari nibutse ko ndi muri siporo ngiye. Siporo kamba no kwiruka se. Siporo ni bikapu. Nyine hano ahanga harimo amajezi. Siporo wambaye ikobo. Tugiye gukinira Musanze ntago wumva wowe. Amafaranga yanjye ni 3 na cyakane. Cyakane ni ingumi cyawurushye. Wanjani amafaranga. Faranga yawe. Ubundi wowe umva. Ahubera bundi amamini no kwikuma. Nyuma nyibagiza. Ntunzi se. Akahurinda uvuga ngo ngiye ngo ndakwibye amafaranga wowe ndushiki wa maheru. Wowe ndushiki. Wikigira manyoni nyinshi. Waje muri geti wanje. Urambira ngo ashaka amazi yo kunywa. Urabyemera? Ngiye mu nzu ngiye kuzana igikombe tsangura yatwaye. Sari ku meza. Hundi aho mubera injije mukaba amaminwa cyane cyane amaminwa no kuri mutwe ndayamena. Kware. Ako muri n'ibigorya ariko sha wowe icyambe cyo sinkuzi. Icyakabye sinzi naho utaha warangiza ngo ngiye ngo nakwibye amafaranga.
ariko uzi kuri amaganga y'ihene wagicucuwe unavuga igicucu niso Supposed we have this. amabere yanyu kunda gukubita amafaranga yanjye na yawe ngo hanjewe njende mama yanjye man ukubita urushyi meze ko reka nkubwize ukuri mane gabanya njyamarira ngewe Supposed we have this. wameze amafaranga ubundi narwana n'umuntu witwa umukene ndi umukire uwambona ndwana nawe mu muhanda ariko rero ngewe meze igikapu cyanjye ngewe umva gashuhe kubita ince eshatu niko nakubwira gashuhe niso aberanye kwemeza amafaranga yanjye ako njye bundi wande kubona ngewe ega nakorohesha uri muri igira make nakoroye wayogoje umujyi wose genda sha nubundi wori weswa ni satani nubundi genda sha turazigabana muye n'abantu bari mu mwana barabinyaka ibyo na mwana ni ya mitwe y'abanyakigali ndabazi nta muntu wari kuzigucikana nanjye wanze kunyerekaho reka reka ngande kura ntacyo nguhe ntacyo yo nsaguye ngaho zana kura nguha yo nsaguye ntugire yazane nyine yazane so wabona gore wandya bigakunda wapi ntibishoboka ariko never gana kweregewe sundekuye ndibwa nabaki sundekuye nyine nikuba nkurekuye ni wantika nyine tonde gato uzi ijambo muri Bibiliya ryanditse ngo uwizera umwana w'umuntu ugafumwe amangazini y'icyerekezo ajyanye n'icyubahiro kibakwiye icyemezo n'aya matara atanga umucyo usesuye ubwoko bwose n'amabara yose bitewe n'amahitamo yawe hari ayo mu ruganiriro ayo mu byumba mu gikoni no mu busitani icyasangiye ni ugusirimura inyubako yawe Kigali Power Link kandi gufitiye kamera z'umutekano ukamenya ibibera iwawe niyo waba utari hafi aho ntibazagucishamo ijisho kandi mu bwiherero hakubita izi siyeje iri noir na lavabo zisobanutse uguze byinshi kandi turamutwaza ihesha agaciro rero kandi ku giciro cyiza twimukiye mu gakiriro ka Gisozi mu nyubako Umukindo House telefone ni 0791 24 00 23